umuririmbyi ari mu kuririmba igitero kimwe c'indirimbo yaje kurituma abantu bakoma amashi niba uri umusore bugacaciye mu ipataro imisatsi yayikaraze asifiwe Yesu nubwo hari ubwo bugome hari urukundo rw'Imana ruza rwongera rukatwegera kakubwira ngo ahangaha siho nataka uko sawa Mungu wangu jana usiku wewe uko sawa tuwe safari ni ukuniacha uko sawa Mungu wangu jana usiku wewe uko sawa tuwe safari ni arakoze cyane korwa zose bimaze gukorwa n'ababikoze Imana ibaho umugisha gikorwa cyose gikozwe mu rukundo kandi kigakorwa kubw'icubahiro c'Imana ico ngicyo Imana izagihemba kizakorerwa inyuma yaho ngaho nta musaruro uzabamo ibikorwa byose muvuye gukora Imana ibibahera umugisha amen turi ku musozo w'igiterane twatangiye kuwa 4 turaza kuririmba nsoje aze kwihangana ndasiga iminota hanyuma tuze kuririmba turashima Imana guhera kuwa 4 turi mu giterane by'Imana yakoze n'ivyo yari yagenye shoboke yuko hariho wenda expectation yacu cyangwa ivyo twari twiteze ariko Imana bifite umuteguro wayo w'ivyo yagombaga gukora kandi ivyo yagambiriye gukora yarabikoze kuko ntaca kwitanga umugambi w'Imana amen twafashe umwanya munini wo kuganira kuri ririya jambo abarinzi b'inkike za Yerusalemu batazaceceka ku manywa na nijoro kandi abibutsa Uwiteka bafite umurimo wo kudahwema kugeza Uwiteka ahinduye Yerusalemu amashimwe muri Bibiliya y'ijambo ry'Imana titire ya kiriya gice cya 62 kuko yakoresheje ikinyarwanda c'ubungubu yaravuze ngo Abisiraheli bagarurirwa ubuyanja donc bagarurirwa ubuzima bongera guhumeka Bwana sifiwe sana ariko hagarurirwa ubuyanja hari cabaye Bibiliya yera yo bakoresheje nguko Abisiraheli bazakizwa bivuga yuko kandi twarabisobanuye kuwa 4 hari cyagombaga kubanza kuko harimo ubuhanuzi bwo gusenyuka kwa Yerusalemu intu zose bikarangira ariko hazamo ubuhanuzi bwa restauration cyangwa se bwo kongera kubaho bw'ubuvyutse ngiye gusoreza kuri iri jambo muri uyu mugoroba Bwana sifiwe ngiye kubabwira ubugome bwa Satani bwo gusenya ubugome
bwa satani bw'ubuhari bifu butaza busiga butagira impuhwe z'ikintu na kimwe. Ariko inyuma y'ubwo bugome uko bungana kose nkuko ahekera ubugome bwose umuntu ashobora gutekereza, ariko inyuma y'ubwo bugome bwose uko bungana kose butagiriye Yerusalemu impuhwe bukayisenya, hariho urukundo rw'Imana ruza rwongera kurema ibintu bikababisha. Nicyo tugiye kuganira. Satani yibeshe yuko asenya umuntu muri Edeni, ariko Edeni itarabaho n'umwana w'umuntu atarabaho, Imana yari yarateguye agakiza isi itararema. Ubundi bugome bwose bwagiye buza busanga hariho umugambi w'Imana wo kuzanira umwana w'umuntu agakiza kandi atarabaho. Uwo mwami tumuheze icubahiro. Haleluya! Bankuvuga ngo Dorisi yarakwihakanye uburaho urambika umusaya. Dorisi yarakwihakanye urambika umusaya, nanjye ndavuga we iwanjye Dorisi yarakwihakanye urambika umusaya, nanjye ndavuga ni Yesu we iwanjye ndakwihaye ndetse unyobore isi imenye ukuntu bawe n'ubona ko eshute namuzanibutse ujya zamurira umwami Yesu icubahiro. Amen. Haleluya! Asisiwe Yesu. Amen. Satani ntabwo yarazi biri gukorerwa mu ijuru ni mugambi w'Imana yakoze. Ubugome bwose bwa Satani uko bungana ntabwo azahishurirwa ngo amenye yuko hari umugambi w'Imana n'urukundo rw'Imana. Kadusome igitabo c'Abami Deza la forme Obande la forme Nede la post. Kongera duheze Imana icubahiro. Haleluya! Asisiwe! Amen. Mwami Yesu ahabwa icubahiro. Mwami Yesu ahabwa icubahiro. Aduhaye agakiza. Haleluya. Sebasiga nadufashe igitabo c'Abami akabiri Bami ba kabiri 24 arasoma umurongo wa 10 asimbuka asoma wa 13. Niba yahageze wasoma. Dusome mu izina rya Yesu. Ego. Icyo gihe abagaragu ba Nebukadinezari umwami w'i Babuloni barazamuka batera i Yerusalemu
icyari cyaravuzwe kuri Yerusalemu yuko igiye kuzasamburwa zuzuriruzwa mu bugome bwa Nebukadineza. icyo gihe abagaragu ba Nebukadinezari umwami w'i Babuloni barazamuka batera i Yerusalemu bagota uwo murwa. Murongo wa 13. Asahura iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka byose. Agezemo ntiyagira impuhwe, arasahura, arapiya, areza, ntiyagira ikintu asigamo n'ibyo mu nzu y'umwami. Amenagura ibintu by'izahabu, aramenagura ibintu by'izahabu byo mu rusengero rw'Uwiteka byose. nta mpuhwe yari afite. Salomo umwami wa Isiraheli yaremye kuko Uwiteka yavuze. Amen. Hakurya 25 soma uhereye ku murongo w'9. Ego. Agezeyo atwika inzu y'Uwiteka n'inzu y'umwami. Ni muri bwa bugome gusa. Atwika inzu y'Uwiteka n'inzu y'umwami. N'amazu yose y'i Yerusalemu arayatwika. N'amazu yose y'i Yerusalemu arakongeza. Umurongo wa 18. Bukeye umutware w'abarinzi afata Seraya umutambyi mukuru, agera mu gipasiteri, afata Seraye umutambyi mukuru, wari umutambyi mukuru, na Zefaniya umutambyi wa kabiri n'abarinzi b'irembo 3. Komeza urageza kuri 21. Kandi muri uwo murwa ahafatira umutware w'ingabo n'abagabo 5 b'ibyegera by'umwami yasanze aho. Ko ndagira ngo mwumve ubugome Yerusalemu yasenyanu. N'umwanditsi w'umugaba w'ingabo yego wakoranyaga ingabo zo muri icyo gihugu, n'abagabo 60 bo muri rubanda yasanze mu murwa. Yego. Nuko Nebukadinezari umutware w'abarinzi arabajana abashira umwami w'i Babuloni iribura. Umwami w'i Babuloni abacira iribura mu gihugu cy'Ihamati. Uko niko abayuda bajanweho iminyago bakurwa mu gihugu cyabo. Amen. Abajana ari iminyago bakurwa iwabo. Nta bugome butari ubwo ngubwo. Ubugome bwa Satani buhekera ubundi bwo gusenya, ariko inyuma yaho hari urukundo rw'Imana rwo kongera kurema ibintu bikongera kubabisha. Kiriya gice kitwereka yuko harimo umugambi w'Imana wo kongera kuzutsa Yerusalemu ikabaho. Kandi reka mbabwire iki ngiki, kuva Yerusalemu isenwe ubwami bwabo bugasenywa hashize imyaka irenga 2,000 na za magana menshi. Ntabwo ubwami nk'ubwami buraba. Ubu bafite leta iriho mu buryo buri fiziki, ariko mu buryo spirituel bwuzuza ubu buhanuzi tiburaba, ariko barabutegereje yuko buzaba. Nubwo hari uko gusenywa kwabaye gutyo, nagira ngo nze kubereka, ndavuga nk'ibintu 2 gusa ubugome Nebukadineza yakoresheje. Ndababwira nk'ibintu 2 kandi turaza kubugereranya n'ubugome Satani ari gukoresha kuri none ku murimo w'Imana n'itorero ry'Imana. Ariko ubwo ari gukoresha bwose hariho isezerano ry'ubutabazi ku murimo w'Imana. Bwana sifiwe. Nubwo hari bibabaje, nubwo hari bitumye abantu bikorera amaboko baririra umurimo w'Imana kubera ibiri gukorwa, ariko hari isezerano
ry'ububyutse Bwana asifiwe rizasubiza umurimo w'Imana mu gaciro kawo rizasubiza habe n'abakozi b'Imana mu gaciro kawo rizasubiza uw'Imana wese yahamagaye Yesu yaravuze ngo nitabaza ni umudugudu wubaswe mu mpinga z'umusozi mutabasha kwihisha kubera yuko ni umuco ukwiriye kumurikira isi ariko nubwo hari urwijiji rugihari mu murimo w'Imana hariho isezerano ry'ububyutse mureke duhe Imana icubahiro asifiwe Yesu Bwana asifiwe sana Yerusalemu imaze gusenywa na Nebukadineza icyagaragaje ubugome bukomeye cyane yafashe umwami n'ivyegera byiwe n'abanyabwenge n'abatware n'imfura z'i Yerusalemu n'abantu bose bashobora kuba bagira ico bamaze ngo bose abagira imbohe arabatwara aje kubafunga ngo asiga rubanda kandi narwo ntiyarusiga gutyo abasigara abagenti bo kwa Nebukadineza bagomba kumukorera mu bugome bukomeye Satani ari mu gukoresha mu murimo w'Imana ni uguturuka umurimo mu mutwe ari mu guturuka umurimo hejuru abasanze mu murimo akababoha babaho mu gihe gitoya bari mu gutangira mu mbaraga nyinshi n'umurongo wo gukorera Imana ariko mu gihe gitoya bagahura n'umwuka wa Nebukadineza wo gusenya akababoha bakaja kuba imbohe iwiwe ariko hari se gusubiza ibintu mu buryo ndakwihaye wese we unyore isimenye ubona ko Satani ari mu gufata abanyempano bari mu murimo w'Imana bari bahagaze mu murimo w'Imana igihe gito cyane undi ari mu guhaguruka ari mu buhanuzi ahawe impano y'ubuhanuzi mu gihe gito cyane Satani kabiramusha kabiramutoye umuntu ari mu guhaguruka agatangira umurimo w'Imana na disikuru nziza habe n'abaganiriza muri disikuru nziza cyane wumva yuko igiye kuba ku bwami bw'Imana ariko mu minsi mikeya cyane itari myinshi ukibaza cyabaye nikiri gukora ariko nubwo bimeze gutyo hari isezerano ry'ububyutse reke duhe Imana icubahiro haleluya Bwana asifiwe sana habe n'abandi asize ikabasigara abagenti biwe ikababwira ngo muzamukora ariko munyoherereze muzamukora arinje mukorera muzamukora arinje mukorera gatoya gusa umuririmbyi ari mu kuririmba igitero kimwe c'indirimbo yaje kuri YouTube abantu bakoma amashi
niba uri umusore bugacaciyemo ipataro imisatsi yayikaraze ukagira ngo abaye ikindi kintu undi agashamburiya igitondo kimwe gaje kwira akacitwaza mu mufuka umuntu agafata mikoro akaja ku gatute kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza ariko nyuma y'igihe gitoya cyane gahinduka umwagenti wa Satani ukumukorera ariko hariho umure ry'Imana abasenga Imana ngo ntibaruhuke Yerusalemu itarahinduka ishimwe tuzamurira umwami Yesu cyubahiro haleluya asifiwe Yesu Bwana asifiwe sana abarinzi Imana igiye gushira mu murimo wayo mu kurinda umurimo wayo tibazatuza kumanywa na nijoro kuzageza Yerusalemu ihindutse ishimwe jana usiku wewe safarini majaribuni umenishika aya ukosawa jana usiku wewe uko sawa safarini abakozi b'Imana n'abarinda umurimo w'Imana bose n'abanzi batatu ariko ndabwira n'imigozi azabohesha abanzi babiri baba hanze undi aba muri wowe mwanzi wa mbere ni Satani kandi agira ingabo Pawulo yaravuze ngo abo turwana sabambaye inyama n'amaraso ahubwo n'abatwara n'abafite ubushobozi n'abategetsi bategeka iyi si y'umwijima niyo mpamvu abakozi b'Imana bari mu gutangira bagiye gukorera Imana bakagendera muri system Satani yubatse nubwo ari umwanzi uturuka hanze ariko azazanwa n'uyu uri imbere ijambo ry'Imana rivuga umubiri ni kamere turwana nayo usibye umwuka wera w'Imana ututibika mu mutima w'umuntu Pawulo aravuga ngo bahora ku rugamba Bwana asifiwe sana ngo barahabanye abwira abagalatiya ngo nico gituma ngo ibyo muza mushaka gukora bya bindi muza mutangira ari byo mugiye gukora bya bindi muza muhamagarirwa ari byo mugiye gukora turahagurutse nibyo tugiye gukora tugatanga amatangazo y'ibyo tugiye gukora tukaja mu butayu hari ibyo tuvuze tugiye gukora tugashinga amakanisa hari ibyo tuvuze duhamagariwe gukora ariko ubwacu kubera iyo ntambara ntabwo ari byo dukora twamurure Satani n'abadayimoni zamurira umwami Yesu icubahiro umeniandalia meza mbele ya watesi umenipaka mafuta kichwani mwangu umeniandalia meza mbele ya watesi
sitanifuata mimi, nami nitakayo, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Domanda la prochaine garde. Sitanifuata mimi we, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako milele. Mwanzi wa gatatu ni isi iri mu guhemura abantu, isi iri mu guhemura intwari, isi iri mu guhemura ifura. Systeme y'isi iri mu guhemura, iri mu guhemura abantu bagakinduka, kuko nabanzi. Kandi umugozi umwe mu migozi Satana azabokesha abantu, abari abarinzi, abari abatanzi, abashiramo ikiziriko aratwara, abari abakumirizi, abari abarinzi bize umurimo w'Imana. Cyambere ni icubahiro, arabafunga. Uniondole majivuno, komesha utawale akili zangu, uifundishe habari za mbingu, abakozi b'Imana bese bakoreye Imana kugeza ku munota wabo, ku mwuka wabo wanyu. Pawulo yaravuze ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Azamura amaboko aravuga ngo igisigaye tuzamure umwami Yesu icubahiro. Haleluya! Bazabagenda bemye ntaco bikanga, kubera yuko igihe cyabo batagipfushije ubusa, tibigeze bazamura ibitugu ngo hari ico barico, kuko byose babikoraga ku bw'icubahiro c'Imana, kandi bakabikora bahinda umushitsi. Kandi abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, undi baragahabwa ibyasezeranijwe. Hari abandi bategereje, hari abandi bategereje. Doza la faire gane de prochaine. Nukuri wibaze nibico wahamagariye uri cyuki yakora, kandi wibaze yuko ari kugikora, urebe ko utari umugozi wa Satani, niba utari umagenti wiwe, utari uri gukorera. Tuzamurira umwami Yesu. Haleluya, 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 amen. Asifiwe Yesu. Nubwo hari ubwo bugome, hari urukundo rw'Imana ruzarwongera rukatwegera, kakubwira ngo ahangaha siho, nataka kukutoa katika mapingo yawe mafu. Umugozi wa kabiri ni inda. Satani yawugerageje no kuri Yesu,
kandi ari mu mafungo ari ku musozi ari gusenga. Ntabwo yamugeragereje iriya mu butayu, aramubwira ngo hindura aya mabuye ahinduka umutsima. Satani ko arabwira abakozi b'Imana akora bicishinda, hindura amabuye. Iyi ni business yawe, uko ya namahirwe ubonye mu buzima. Bakristo tukabavunjamwo icyo dushaka. Ntabwo ari bizashara, ntabwo ari bizashara. Ni kazi ya Mungu, kazi ya Mungu. Niyo mpamvu turi mu kubapfa, mpamvu turi mu kubapfa. Gasanga abakozi b'Imana nta kindi n'amaco y'inda tuzadupfa. Ico cikini nta kindi kimaze impano, cyamaze impano zakagombye gukora mu murimo w'Imana. Umuntu ari mukigira kakaba kabaya karima kiwe, guhamagarira umuntu butabazi ngo nguzi nimero ya mpeza inda. Ni umugozi Satani ahambirisha abakozi bariko bakora umurimo w'Imana. Ariko nubwo bimeze gutyo, dutegereje ubuvyutse buzazana abakozi b'Imana badafite amaco y'inda. Tuzamurira umwami Yesu icubahiro. Haleluya! Amen. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Mawazo ya amani wala si ya mabaya. Kando ya maji ya utulivu niongoza, sitaogopa mabaya, wewe upo pamoja nami. Ninajua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Ubugome bwa kabiri Nebukadineza yakoresheje, yasenye urusengero, yasenye ubusabane bw'abera, aho basabaniraga, aho bavuganiraga n'Imana, aho batambiraga ibitambo. Arahase nakaduze Imana ishubahiro. Wemana zofazili zitanifuata mimi, nami sitanyamaza, nitalisifu jina lako. Haleluya, haleluya. Muri kino gihe cya none imitima y'abantu benshi iri mu mwijima, tiherutse gusabana n'Imana, tiherutse, nta gicaniro kikiba muri iyo mitima. Cyarazimye, cyarashize,
niyo mpamvu nta ndirimbo z'amashimwe zikiba mu mitima yabo, kuko buri gihe abisirayeli barazamukaga bakaba bafite za zaburi z'amashimwe bazamutse imbere y'Imana. Nta majoro yo kurota abantu basabana n'Imana, nta ndirimbo mu mihanda, amajwi y'indirimbo yaracecetse kubera yuko Satani yivuze ubusabane bw'abantu n'Imana. Umenipaka mafuta kichwani mwangu, umenirehemu. Uko sawa Mungu wangu, jana usiku wewe uko sawa tu wewe. Safarini hukuniacha, majaribuni umenishika. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo gupfusha ibihe by'amasengesho ni ugupfusha umurongo w'ubuzima bwawe bwose, ni ugutakaza icyerekezo cy'ubuzima bwawe. aravuga ngo kwirengagiza gusenga byangaja bikuzanira bigukururira akaga ko gutakaza kwizera kwawe, kuko bikingurira amarembo yose y'ibyaha akinjira, tegenke zikinjira zizira mu bunebwe, kubera yuko igicaniro kiba cyasenyutse. aravuga ngo umwuka wera azamanukira abavumbitse bahabasenga Imana, abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bari gusenga Imana, bari maso ku burinzi, bohererezwa umwuka wera mu mitima yabo, itara rikongera rikamurika. avuga ijambo rya nyuma, aravuga ngo abagabo cyangwa abagore bataza basenga, nubwo ngo bo kwitwa ko ari abakozi b'Imana, ariko ngo boyihagararira nabi, bayikorera mu buryo butari bwo, kubera yuko baba barindagira, bari mu mwishe, kuko ngo bayirepresenta mu buryo butari bwo, bayihagararira mu buryo butari bwo, kubera yuko nta maherekezo y'ubushake bw'Imana bw'icyo ishaka gukora n'icyo ishaka kubakoresha. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo Bwana asifiwe sana. Yewe Yerusalemu mushize abarinzi ku nkike zawe, tibazaceceka ku manywa na nijoro, tuzaceceka ubu byose butaraza, tuzaceceka hakiriho abakiboshwe bakiri muri gereza, tugomba kubabohoza kugira ngo bakorere umwami wabahamagaye. Soma urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, soze dusenge, igice cya kabiri umurongo wa 26. basinduke bave mu mutego wa Satani. Tugiye kubasengera kugira ngo basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo babone gukora iby'Imana ishaka, babone kuba barinzi, Tugiye gusenga Imana
ikiwa umepungukiwa kiroho, na kuomba usimame, hanyuma dusenge Imana. Twinginga Imana kugira ngo ibohore. Mtungi ukiwa mtupu, ukiwa imani, tazama kisima cha maji yakubujika, kisima cha maji safi haguruka dusenga Imana niba uhari, kugira ngo tugire icyo tubwira Imana muri uyu mugoroba. Tugire icyo tubwira Imana muri uyu mugoroba. Penye kisima chale upange na kupumzika, uketi kiburini mwake na moyo taburudika. Kisima cha maji safi hakika ukiata milele, haina kupumzika na roho yangu inatulia. Tuzamurire umwami Yesu cyubahiro. Atukuke Bwana wa majeshi. Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Tugomba gusiga abarinzi batari corrupted, batari korompi, badashobora guhendwa, badashobora gufatwa mpiri, agasigara mu murimo w'Imana, kabera amaso umurimo w'Imana bashinzwe gukora. Niba hari nawe uhaguruke dusenga Imana, tugire icyo tubwira Imana muri uyu mugoroba. Mwami Yesu abohore, Mwami Yesu abohore. Twongere dusamurire umwami Yesu cyubahiro. Haleluya! Asifiwe Yesu. Hari isezerano ry'ububyutse, hari isezerano ry'ubutabazi, hari isezerano rya restoration. Reka nsabe Revera Mutima atambuka asenga Imana kubw'imitima yose yifuje guhinduka. Hanyuma barya bene data bahite batambuka tuze kubyina igisiri ko tubanze dusenga Imana. Mana iri mu ijuru, Desala forme recro. Mana ikomeye, uteye ubwoba bw'igitero cy'ingabo kigenda n'ibendera, uri ibyiringiro za Isiraheli watubereye amagare n'amafarashi. Mu izina rya Yesu w'Inazareti, Ubwami bw'Imana buze. uyu mugoroba wa none Mana, Ubwami bw'Imana buze. Ubwami bw'Imana buze mu mitima. ni wowe Mana izayimikabana. Elade la forme regane n'imyaka. Herando la Tugenga mami yose twisi tureba kuko abantu bareba. Elari bare. Umugambi wawe ni mwiza kuri twe. Azolomanda la Mu izina rya Yesu w'Inazareti, hari ibintu uzafasha abantu mbiri, turabibohoje mu izina rya Yesu. Wanesheje urupfu na kuzimu, wowe utunira iminini itavugwa, udutakisha mu Kiba! Koma! Tita! Sofe! mu izina rya Yesu. Muriro w'Imana. N'imbaraga z'Imana zibohora. Tuzamuke ku musozi w'Igorigota, twongere kwibuka ibyo wakoze, twongere kwibuka ibyo wakoze. Uri Jehova Shama, uri Jehova Shalom. Habakuki aravuga ngo azataka ngeze ryari, takira abari mu ngorane, takira abari mu makuba. Aravuga ngo hembura umurimo wawe hagati yo muri ino myaka. Isomba ngo uhembure imitima yawe, isomba ngo uhembure ubugingo bwacu, isomba ngo dusubizamo imbaraga zimeze Hallelujah, 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 hallelujah,
abagabo n'abagore abakobwa n'abasore wiyerekane k'Imana kaba twe kaba twahungu wawe icyubahiro yowe mbaraga zacu yowe hemwe ryacu yowe igisubizo cy'ibibazo zacu zose Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye kubanye natwe turagushimiye Mana data yo kudusubije mu imbaraga turagushimiye kuturema ubundi butanga busha asigaye wigaragaza nk'Imana tubona ukuboko kwawe nganda gusabye nizeye uko ubikoze kubw'izina rya Yesu w'i Nazareti amen. tuzamurire umwami Yesu icubahiro twese tuzamurire Yesu icubahiro cyane. haleluya 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 haleluya. mutambuke n'abandi Perezida Ngenganyi tambuka na Gasita n'abandi mutambuke abayumbe tugiye ku